umudije ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda ufatwa nk'icyitegererezo DJ Toxxy yakoze impanuka aho yagonze umupolisi, uwo mupolisi agahita apfa. Ese byagenze bite? Ibihano bihana umuntu wakoze irikosa biba bimeze bite? Ese byabaye ryari? Naye makuru mashya kuri iyi nkuru k'abantu benshi byabababaje kuba uyu mupolisi yahise yitaba Imana, kandi muri make uyu DJ Toxxy atari ibintu yari yagambiriye. Ribu rero muri kano kanya tuvugana yamaze gufata DJ Toxxy, ariko hari andi makuru menshi cyane ari kutugeraho ababaje, ateye ubwoba. Ni ibintu bitari byiza habe na gake, kubera ko buriya ibintu byamaze kuza mu rupfu byatangiye gukomera cyane. Byagenze bite rero? Hari ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo cya kare, no kuvuga ngo uwo bita DJ Toxxy ngo yari kuva aho bita mu Kiyovu, ari kuva mu Kiyovu yerekeza aho bita peage. Abahazi murahazi, ngo hari umuhanda bari gukora nyine utararangira. Urumva rero aho hantu ngaho haba ari abapolisi kugira ngo hataza kugira ngo imodoka ngo ziza kurenga nyine, cyangwa se ibinyabiziga bijya muri ako gace kandi bari gukora mu muhanda. Ibyo bintu murabizi ukuntu babimeze. Hanyuma rero ikintu cyaje gukurikiraho ni ikintu kitari kizabe na gato, kubera ko ngo Toxxy ngo yari mu modoka ariko ngo yavuye ngaho mu Kiyovu ari gukubita imodoka ku rwego rwo hejuru. Nimvuga gukubita imodoka mwumve kuyitwara nyine cyane ku muvuduko wo hejuru. Ibyaje gukurikiraho rero nuko uwo DJ Toxxy icyamubayeho, we ari gutwara, umupolisi yashatse kumuhagarika, ariko umupolisi ntiyari mu muhanda mo hagati, we yari ku ruhande. Noneho kubera ko biri kuvuga ko uyu DJ Toxxy yari yanyweye inzoga, muri make yari yasinze, nubwo nta bihamya bihari, nyine birakekwa, ntago biratangazwa. Nuko rero icyahise gikurikiraho nuko yashatse guhunga cyangwa se gukwepa nyine, kugira ngo abiyobore neza mu buryo nawe atazi, yisanga yagonze wa mupolisi, aho kugira ngo agombwe ibyuma nyine biba bitangira nyine umuhanda kugira ngo hatagira imodoka zirenga, birangira akuzishano agonze umupolisi rwose. Ariko byarangiye umupolisi ayisasiga ubuzima ako kanya. Nyuma y'ibyo rero ibyakurikiyeho byo ni ibintu navuga ko nk'umuntu wese ufite ubwoba ntabwo warenganye Toxxy rwose. Ibintu yahise akora nubwo atari byiza, yahise yerekeza aho bita i Karongi, niho biri kuvuga ko yahise ahungira. Ariko rero polisi yahise imusangayo maze baramufata. Ubu ngubu tuvugana yamaze kujyanwa kuri polisi, afungiye hariya i Remera. Nyuma y'ibyo ngibyo rero ikintu cyakomeje kubabaza abantu kikanabashengura ni uburyo uyu DJ Toxxy yahise akomeza gutwara, maze agatwara umupolisi mu mapine igihe kingana cyangwa se ahantu hangana na metero zigera kuri 30. Urumva rero ni urugendo runini. Ese uyu DJ Toxxy iki cyaha nikiramuka kimufashe bagasanga koko yari yanyweye inzoga, akaba yasinze, biraza kugenda bite? Ni itegeko ni ibihe rivuga ku muntu wakoze icyaha nk'iki ngiki bigenda bite? Iyo umuntu agonze undi yanyweye inzoga bikageza ku rupfu, ibihano biba bikarishye cyane, kuko icyaha cyo gutwara ikinyabiziga wasinze ni icyaha gikomeye cyane, gishobora gutuma nyine ibintu bikomera cyane. None iyo byongeyeho urupfu, ibintu biba bikomeye cyane. Amategeko y'u Rwanda ateganya ko uretse amande uwo muntu arafungwa ndetse agahanishwa n'ibindi bihano. Ibihano rero by'ingenzi biteganywa n'amategeko y'u Rwanda. Amande no kuvuga ngo uyu DJ Toxxy cyane kimufata araza kwishyura amande. Baretse tubisome twumve. Amande: umushoferi ufashwe atwaye yasinze asanzwe acibwa amande y'amafaranga y'u Rwanda 150,000. Igihano cy'igifungo rero, iyo habayeho impanuka yahitanye umuntu, icyaha kiraremera cyane umushoferi, kuko aba yakoze icyaha cyo kwica atabishaka kubw'uburangare. No kuvuga ngo iyo utwaye wasinze kandi nyine ari wazinyweye nyine, kandi uzi ko itegeko ribibuza, ubwo rero aha ngaha babifata nk'uburangare, cyangwa se babifata nk'icyaha cy'ubwicanyi, bitewe nuko urukiko rubisuzuma. Ibi bishobora gutuma afungwa igihe kirekire.
kuko ibihano byo muri rusange bishobora kugera ku gifungo cya burundu mu gihe cy'impanuka zikomeye cyane cyangwa izindi mpamvu zikomeye. Ni ukuvuga ngo biramutse bimufashe hashoboka gufungwa igihe kirekire cyangwa se gufungwa burundu, akazaguma muri gereza ubuziraherezo. Ikindi kintu rero, ibindi bihano, kwamburwa uruhushya rwo gutwara ariyo perime. Ni ukuvuga ngo ahangaha bahita bakwambura perime. Umuvuduko wo gutwara yasinze ushobora gutuma umushoferi yamburwa uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga rimwe na rimwe mu gihe cy'umwaka cyangwa burundu bitewe n'uburemere bw'ikosa. Ni ukuvuga ngo hano polisi iragenda ikabireba, ikabyanariza, ikareba igihano gikwiriye nyine umuntu wakoze amahano nk'aya ngaya. Gufatira ikinyabiziga, iki ni ikindi gihano. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga cyari gitwawe n'uwasinze gishobora gufatirwa na polisi. Ikindi, indishyi, umuhungu cyangwa umuryango we ushobora gusabwa gutanga indishyi ku muryango w'uwapfuye bitewe n'icyemezo cy'urukiko n'ibyo amategeko arengera abahohotewe ateganya. Ni ukuvuga ngo hano rero hari igihe umuryango nyine bafata umwanzuro bakavuga ngo umuryango wahuye nyine cyangwa se wiciwe ugomba gusaba cyangwa se guhabwa indishyi y'akababaro bitewe n'iki cyaha. Ni ukuvuga ngo DJ Toxxy biragoranye cyane kuba yagaruka byoroshye nyine, kubera ko icyaha yakoze ni icyaha gikomeye cyane gihanwa n'amategeko nk'uko namwe mumaze kubyiyumvira. Ni ibintu bitoroshye habe na gato. Noneho bikaba biri kuvuga ko uwo yagonze nyine yari yitwa Mushabe Fred. Ni ukuvuga ngo umuhango wo kumushyingura uzaba tariki 22 uku kwezi 2025. Ubwo rero batangaje nyine uburyo bizagenda, ariko ni inkuru ibabaje mwa bantu mwe, ni inkuru itari nziza habe na gato. Kubona umusore nka DJ Toxxy ufite imyaka mikeya agwa mu mahano nk'aya ngaya ni ibintu bitari byiza. Noneho wakongeraho kuba hari umuntu wahaburiye ubuzima, ni inkuru ibabaje, ni inkuru rwose ibabaje cyane. Ngira ngo nihanganishe umuryango wabuze uyu muvandimwe wamaze kutuvamo. Ni inkuru yari mbi cyane, ni inkuru tutifuza muri uyu mwaka. Ngira ngo wowe ukiri muzima ukomeze ushima Imana kandi usabe kugira ngo Imana izagutangiza undi mwaka umeze neza, maze nitugera mu wundi mwaka tuzibuke nyaboneka gushima izina ry'Imana rizaba ryaratugejeje kuri uwo munsi tukiri bazima. Ariko nabwo kuba tukiri bazima aka kanya ntacyo twatanze kugira ngo tube tukiri bazima. Reka ngushimire nkubwire ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Nge mwari kumwe banyita Hubert, ahangaha ibi byose ubikuye ni kuri Mega TV Rwanda. Reka ngushimire nkubwire ngo kora subscribe, like, share na comment, naho ubutaha.